tujya kuri minimbo mu gitabo yo mwizana na kane haguruke ntabwo ujya mwazanye ijana na kane ivuga ngo ratateta ijana na kane ivuga tugende ratateta ratateta Erike yabaye Sandra 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 mbese nawe uri kuba iyo mana uri kuyumva uroshe banze unyongorere uri kuyumva ngo imana izavugira no mu nyoni urabona yakoze intebe neza imisumari yayimaze gukoresha umufungo ndeba sha andebera mwaramutse ubusubira ndiye amafaranga agiye yemwe aba ndeba sha mwaramutse komera abambe inshuti yanjye igikoma kibiga muri teremusi turongera nataje umuntu komera amahoro ugakoma numvise raho nano nta gikoma gica yanjye ntabwo buriya turi bugasange ica orosha yewe intebe za hano se mama wazi ica naho ubundi uraze ngara yewe nta kanyundo aho ngaho inyundo imaze iki iyi misimari itancira ingutiya n'ubundi isanzwe yaracitse yarabaye rero namwe iyo mubonye intebe iwanyu yuko yicaye ku musambi ku kirago bakita ikirago ndebe ndi nagize ngo nkore intebe neza yewe nawe nabona birukana cya kirago cyanjye none se ngara dore rero cyagakoma byo nabyumvisha aho biri bishakire karangeraho niyo hatabamo agasukari so batangiye kuva se niyo hatabamo agasukari njyewe ntabwo njya ngorana ahubwo dore ejo bundi nari kumvuna ejo bundi naricaye ngira igitekerezo buriya nubwo nshaje muzehe gasekurume ariko nshaje ku mubiri n'ibi byenda ariko biba ariko muri iryo isika ari ukwishingira umwuga banza wumva nabuze ikintu twakora nka kampani nararyamye ndarota ngo wabaye pasiteri yumva ngo wabaye rwose n'umusore kuba tumeze gutya ni inzara ugiye kuba nk'aka ejo bundi warose umukobwa namusomye twahura mu nzira akabimbwira narose igikobwa mwakigwengeze dore n'ubundi wowe uri n'umukirisitu barya bino babyita agatigisimu ibyo byihorere wumva simba mubwire nshaka ko dupanga urumva tugakora umushinga tukaba pasiteri kubera ko imana yarabinyeretse umushinga kuri pasiteri mwiza wambaye ikote nka wa muntu bajya bamwita ngo ni niyo nshuti Theogene ni ko wari wabaye tutari kumva ni ikibazo n'urusengero mu rusengero harya iyo wejeje ibigori ubishyiraho nta shitingi ujya ubyanikaho hariya ejo muri sinayibonye mu gikari wejeje ibigori ibigori iriya shitingi rero ahandi muri ka gashyamba kanjye kari ntabwo nshaka kumva ukuntu bimeze gahunda ukuntu zimeze haraboneka cyangwa reka mwere tujya gukora umushinga wo kubwiriza tujya kwa runaka tujya kwa ndungute tumubwire tujya kwa nde tumubwire noneho ubwo wowe uzaza uvuga icyongereza nsemure noneho ubwo nitumara gusemura nibazaza baratura uzaza utwara kimwe cya kabiri cyanje kimwe cya kabiri cyawe kuko nze bari burareba mfite umugore arya nk'inuri ko rero nawe uri kubyumva kandi wowe nta mugore none se nimba ufite umugore akaba arya nk'inuri nshime ko umugore wanjye yancitse akagenda bakamuntwara kora icyakuza ziriya nkwavu ze nabyaye ubona zo zizatungwa ni kora icyakuza umva mubwire rero ngarambe icyanzanye kora icyakuzanye rero ubwo hano hari n'ibiryi cyangwa n'ibiva muri iki gikote cyawe oya ntacyo ukora icyakuzanye umva mubwire ngarambe dore umushinga ukuntu uteye icare wimpagarara hejuru wimagatwa kora icyakuza nuko ndi iwawe kandi muhenda mahishije no mu agakoma gahiye niko uri kuvugirizaho induru ndi kukuzanira gahunda ishobora kutubyarira miliyoni zirenga 1000 ukava muri aka kazi kawe warangiza utibanze mu magambo banza unyumve umushinga nanje nawe guteguye ahubwo none muri kubikora ndi kukubwira ngo nje nawe tugiye kugenda duteke imitwe tubone icyo kurya ahubwo reka nkwereke ariko turabanza tumwe igikoma mba cyakiwe ariko ibyo ukuyani bwana kuko ngiye kuzana bibiliya
ngo he bibiri imwe cyangwa hari umuhungu uko mbona igabo nawe yabidufashamo wa muhungu wambona igabo mukuru wabucuru ahora asa neza muri wabucuru ahora asa neza bagurishije imirimo yambaye neza rwose ari gutembera mbona ari umusirimu wigenda nta kibazo ubwo dore rero kwereka iyo gahunda y'uwo muhungu uko mbona igabo nawe ngiye kwishima reka nkwereke rero Kanyinge tuje kumureba sibyo kinga tugereyo tumurebe anuriza intebe sha tugende nta kiba anuriza intebe ariko avuga ko n'ubwo ashyize mu gikombe turaje anuriza intebe naho nuko kwa muntu hano habaga umusarani hano bakwimura bagujana hariya mu gikari none se wajyaga mu mbuga oya ntabwo nitumaga mu mbuga nazaga kwituma mu ndunguti ahubwo reka nkwereke nibagiwe ibitabo ubwoko se kandi mpaka ibitabo byo kwigiza amagimana ugiye kunyura urebe uriya muhungu uriya budukote yabigufasha nanjye none wongeye kureba kuntu unyura hano ndeba umuhungu urabimfasha wa muhungu n'ubundi wari umubwira ntabwo twaba ariko uriya muhungu ariko rero tunajyanye twese byagaragara nabi ahubwo mbe dore imva ngo mbere ikintu ugiye gukora ni ukuvuga ngo kugira ngo usange umushinga kuba tutubona urumva turangaye ariko se mbwira ndi kumva ndimo nareba imitungo yanjye mbwira nta kibazo kubera yuko kugira ngo urabona twe tuzanye umushinga kugira ngo bari abana tugomba kubifashisha nk'akayunguruzo cyangwa se agakingi cya supanete urumva kugira ngo badufashe kubona urundi rubyiruko rugenzi rwabo ariko ugenda ubabwira yuko bazajya bafata kimwe cya 10 ku mafaranga tuzajya tubona kugira ngo uri muri bana mu magambo nze navuze nigerayo nigerayo reka ngereyo genda nta kibazo ndagaruka kukureba nta kibazo sawa wowe ndakurya amafaranga ujye nk'ukubumure ku buryo uzananuka ukibaza ku bibazo nka magana ane Yesu bishimiye ayiwe ijozi ndimo ndayibagiye se ibintu byo nakora imbere y'abaturage Yesu bishimiye mwiriwe yemwe mwiriwe mukomere komere ariko uzi ko wajya nk'umushinga gwanjye waguteguye sha bamariye umushinga ari byiza ngwino icari naho muri kumva shika ariko naho ubundi wajya nk'umushinga gwanjye waguteguye narebye Bibiliya se dore nararebye mbona naho nta rusengero ruhari ndavuga ni reka tebe ukuntu wenda twaza dukora kandi baturi tuzagakora gahinduka urusengero kandi baturi ni kari mu butubuzi wa oya urabona ko wambaye neza ahubwo wagira ngo wabiteguye dore kugira ngo wimfashemo uze kuza kutuyoboka mu iteraniro noneho wowe uze uba mu bantu ba mbere bazaza bavuga ngo haleluya faya nini haleluya tumikiri muri make urashaka umudiyakoni noneho cyangwa ukungirije mbere yuko dutangira kugira ibyeme ibi narabyize mbere yuko dutangira saza nambesha reka nibyo rero ndi kukubwira umva rero tuvugane umva baramamagaye ngo nze ukumva ko abantu batangiye kunyakura ase muze ushaka gushinga itorero oya batangiye utaramenya kwambara neza batangiye kunyakura dore ngiyi nari nahitiye komera urashakanye ndaje nakantu nandi gukora gato ndaje bimeze bite muze dore uyu nguyu yari ari kumamagara iyi ntabwo ari yanze telefone dore rero ducakwirisha kire kuntu gahunda zimeze abantu b'inaha bafite ubushisha ubu tuvugana mu kanya nayo ndi kumwe n'agasekurume turavuze ni rero ubu tugiye kubigenza tugiye gukora itorero inaha kandi wowe uwibuke yuko nijoro na rwose wabonye miliyoni kandi mbona miliyoni n'ahantu yafa ndavuga ni rero kubera yuko abantu b'inaha bagira ubujiji bwinshi reka tubafatiranye kubera ko bagifite ikintu bita kwizera dushinga itorero noneho wowe uzaza n'abayoboke bazi uko baza ari benshi niko uzaza ugenda winjiza uko rero gahunda zimeze ahubwo se uri tayari cyangwa se uri tayari muze ibyo bintu maze igihe kingana icyo ubitekereza maze igihe kingana icyo ubitekereza ubwo ni umushinga nateguye nijoro ahubwo mbwira niba birakunda umva muze warose ngo ufite miliyoni narose cyane nibyo ndi kukubwira kubona ko wabusa neza byakubera so
cyari rero nane cyari yanze ndaza mu basaza bagenzi bawe nawe dusore kose utuzane tudukunkumure tubavanamo amafaranga tubavane mu musaruro kano kantu uri kukareba urakazi ni ijambo muze niba warabitekereje ukaba uri tayari ukaba uzi neza ko ugiye kwinjira muri uwo mushinga bya nyabyo uzenda gushyigikira amafaranga tuyarye urumva ariko yose mwijoro cyane muri toilette yanjye nyoko nibo babyabandi bose babyaye imizo muze uranyumva uramukunzanyemo ibintu by'uburyarya tuvu dufatanyije business narangiza ugashaka ibintu byo kunyiba zakwijugunya muri za toilette yanjye cyane neza nge ikintu ngiye gukora ngiye gushaka urubyiruko rugenzi rwanjye nawe abasaza ubakoremo amafaranga ahubwo se tuzashyira izana amagambo menshi gahunda nizo gukomera gahunda niyo turahurira hehe kwa cya giti cy'umuvumo kwanuza kwa hano hafi yo kwa papa telefoni sawa uyu musaza ibintu ambwiye bitekereje igihe kingana iki ibintu mbikoreye umuntu nkanjye wari umukristo ariko si ko mbona inzara nanjye imereye nabi muri iyi minsi muze nayarya waraye Imana yaravuze ngo nubura ubwenge nzakureka muze jya kubashaka warahabaye Mana warahabaye Mana warahabaye cyagiye happy genda happy wakize sha karandezi wanyu urazijugunye komera gasekuru amahoro happy ndahumba ubonye mu nzozi utunze miliyoni 100 impamo y'Imana nsenga yabinyeretse irabinyaturira ntago ari ukurota byaje ndi kureba nari inkono y'amaso yewe happy miliyoni zirenga 150 nizigwe amafaranga zamura amaboko uyimana icyubahiro tubanze tuteremo n'agakorasi warahabaye Mana warahabaye Mana happy ndi kukubwira iby'Imana yanyeretse wowe ubwawe utunze miliyoni zirenga 100 ubu bushwambagara waba utaye urumva ibu bucarita nabujugunye urumva kubera Imana ndakubwiye ngo Imana icyubahiro komera kudasenga urukanda rwagwa bamwe n'amafaranga none se happy jewe ibyo nkubwira nabyibone sinari nsinziriye ngo uvuge ngo narota nari maso urabizi abasaza iyo tumaze gusaza iyo bigeze saa 7 za nijoro ntabwo wongera gusingira urara buturura maso paka Imana yansanze mu ishusho yayo y'umuhungu wayo Yezu Kirisitu inyereka utunze amafaranga arenze miliyoni 100 Imana icyubahiro muri muhinze uyu niwo uhinze kuva uwo mwana kugeza aho ugeze ahangaha wigeze usaruramo n'ibihumbi birenga 15 agasakuza ko inkweto zuga neguze miliyoni 8 iyi neguze miliyoni 8 ujya kumbwira ngo wariguze miliyoni 200 wenda ngo mvuge ngo warakennye nimba ari miliyoni 8 z'amarundi ubundi urajya zizaniye n'ibihumbi 8 by'amanyarwanda jewe nabwiye ngo Imana yanyeretse utunze miliyoni zirenga 100 n'ikimenyimenyi ntabwo ufite ingurube bwagetse ejo bundi wabuze kugira ngo ubirebe neza nyuma y'iminsi 3 ngabwagurira ibwana 12 none se kugira ngo ubyumve neza ejo bundi mu bagusinyiye nari ndimo ntabwo wagurishije ishyamba ntabwo warigurishije wa muhungu witwa Isa umwe utwika amakara kwakana mugira ntabwo wari mugurisha none si ibyo njyewe narindi njye nakubwiye ngo Imana yanyeretse ibyawe byose irandondorera inyereka inzira ugiye gucamo kugira ngo ubone ayo mafaranga inzira ya mbere ni ukwizera ko ibyo mubwira gukora nimara kuzizera cya kabiri numara kubyizera ni ukunkurikira aho nsengera aho nteranira urumva ukaza ukurikira n'imbaga n'abapantaro ngiye gukurikira ahubwo nkurikira twebwe urumva uwishyize hejuru iramumanuka ikamushyira hasi komeza uzamura izo ntugu n'izipinamisha ukamera nka capati bakatiye ku ntuza ku musaza nibwo uzabona icyo Imana yavuze niba rwose faraho urushe kajoginyo urumva wibuke ko Yona yamwohereje mu bagaragu bayo akayisuzugura ikamutwara mu nzu y'imbohe ikamujugunya 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 mu nzu y'imbo
mu kanwa k'ifi ifi ikamumira ikajya kumuruka inanewe ubonetse rero ibyo byose rero nimba udashobora kumva none nimba Imana yarafashe Yona ifi ikamumira ikamujyana ikajya kumuruka inanewe yari yamwoherejeho ntiyayumva wowe umunsi izakugeraho yakohereje umutagatifu intumwa y'Imana gasekurume ntumwumvire bizakugeragera mbabaza mubaza yewe narinje kuguhanurira narinje kugezaho ubutumwa Imana yamaye kugira ngo ejo utazabura ijuru ukabura n'ubukire bwo komeza witaba amakomeza aya mafaranga wowe ikintu ugomba gukora ni ukuza mu materaniro hariya haruguru kuri cya giti cy'umuvumu kiri haruguru hepfo yo kwa Ngarambe haruguru yo kuri musaza hanyuma ariya niyo amateraniro azajya abera ukibuka yuko icyo umuntu abibye nicyo asarura iyo ubibye bike usarura bike iyo ubibye ntushyire n'ifumbire kandi nanone ukazirikana yuko mu nzu y'Imana nta biceri biba birimo aho kugira ngo uture inoti aho kugira ngo uture ibiceri watema iriya ngogo y'igitoki hariya ukayitura Imana njyewe muzega se kuri nagira ngo ugezeho ubutumwa Imana yakuntumyeho ahubwo dore ikintu ugiye gukora hari abandi bantu barenga 470 Imana yantumyeho urumva yantumye urubyiruko rw'abakobwa n'urubyiruko rw'abahungu intanuma n'abasaza n'abakecuru kugira ngo bayigandukire kubera ko isi igeze ku iherezo ibiki navutse isukari igurisha igeze ku 2,500 ikiro cy'ibishyimbo cyaguraga urumiye ubu ngubu abo bantu barenga 200,000 rero nakubwiye bageze mu 400 shaka urubyiruko rugenzi rwawe utazagwa mu moshya nawe ngiye gushaka abakecuru n'abasaza bagenzi banjye turebe yuko twakika umuvumo wa Sekibi bitabaye ibyo ngibyo uzapfa udakize nka cya kigo Haleluya. 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 Aha tujya kuri indirimbo mu gitabo yo mu 104 haguruke ntabwo ujya mwazanye 104 ivuga ngo ratateta 104 ivuga tugende ratateta ratateta Erike yabaye Sanda 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 ratateta ratateta Erike yabaye Sanda Erike yabaye Amena twicare atujyanye mu ijuru atujyanye horo haleluya ngo ngizamba ry'Imana riravuga na Erike yabaye nde Sandara nukundana n'umukobwa ubwo yagize yabaye Sandara ubona Erike yabaye Sandara gazo kuvuga ratateta na Erike yagize yabaye Sandara mutera haleluya shana Imana gukiza inzara haleluya tera haleluya 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 nayo twahaleluya ari miliyoni urukundo rwanyu ngo rurakomeza tera haleluya Haleluya. haleluya haleluya Haleluya. wabyeratswe ko uyu nguyu ari umugore wanjye yego noneho ndi kugira ngo uyu mukobwa atere haleluya eshanu dutangire dusenge Haleluya. wajyanga ari kuragwa haleluya haleluya Imana guca ubukurakaza Imana
nuko rero bakirisi bavandimwe batinze mana ai uranyumvira mbese nawe uri kuri iyo mana uri kuyumva uroshe banze inyongorere uri kuyumva ngo imana izavugira no mu nyoni ye muko uzi ukuntu imana imbwiye haguruka sha haguruka nubwo ndi kubona ugiye gusha imana igiye kuguha umuhungu wacitse amaguru ariko niwe uzagukiza shira 30 aho ngaho urebye imana igiye gukora shira 30 aho ngaho imana igiye kuguha umusore wacitse amaguru ariko niwe uzagukiza shira 30 aho maze urebe ngo imana irivugira ntaki ariko arafite fiyanse hari kuvuga ngo nta mafaranga afite ngafite fiyanse ngo kandi fiyanse nicyo kibazo uwo ntago ari imana ishaka ra nanjye hari ubuhanuzi bungarukiye yego kandi muzehe gasekurume yego mbonye umusaza uri hano yego ugiye kubona iyi modoka amen akayibona mu busaza bwe amen akaba atarigeze ayibona komera ndi kubona umukobwa wahaye imana agaciro wanze kwitukuza abandi mu gihe bitukuzaga yego wanze kwambara imenure mu gihe abandi bambaraga imenure sa nk'umukara wanze kwisukisha mu gihe abandi bakora bisukishaga ahumura wanze kamwanga gusigisha inzara mu gihe abandi basigishaga inzara yego yabonye arwanira icyubahiro cy'imana akagikomeraho agakomera ku mugisha we akemera akarindagira agakomera ku maturo ye akemera akanemerezwa agakomera kuri buri kimwe cyose yego naye umukobwa bamuvugiraho amagambo atabaho menshi bakavuga ngo ni kazungu barimo bamwega yego bakavuga ngo ni mugufi yari byaramufata bakagira ngo nibo biremye bakigira barebare yego uyu mukobwa imana imunyeretse ari mu gipangu cyiza nanze namubonye imodoka yiwe yitwara umukobwa haguruka imana icyubahiro imana ntabwo ikunda inzobe gusa imana ntabwo ikunda abantu bareba imana ntabwo ikunda abantu babaye mu buzima bwiza yego imana itoranya mu moko yose yabwiye abagaragu bayo nzaha umugisha uzanyubaha wese mugire neza uyu mwana w'umukobwa imana yo gusa iravuga ngo tera intambwe imwe izindi 99 nzazitereraga imana ikomeye mukobwa tera intambwe ukore mu mufuka wawe ukore mu mitungo yawe utange icyo ufite amena hano mabonye undi musore mabonye umusore wambaye agakote musore iri kote ryahinduka ukambara ikote ryiza uri mu modoka nziza ndakubwiye ngo wowe tera intambwe imwe imana ikwereke ikigiye gukora mwese uko muri hano muri rusange buri muntu wese afite icyo imana yamuvuzeho ariko imana ntabwo ivugira umunsi umwe gusa usabwa gutera intambwe imwe ugatura imana nayo ikakwiyereka amena muri uyu mwanya tugezemo wo gutura buri muntu wese atura uko yifite n'uko yishoboye imana nayo ibyayo tubiyihariye imana haguruka sha haguruka ni ubwa mbere uje gusenga imana igukirije amabinga n'amazirantoki tera haleluya eshanu gira vuba amena igukirije inzara n'amabinga n'amazirantoki tera haleluya amena ujya ngo haleluya 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 haguruka haguruka hari umuntu wakogoshe ku mutwe buriya musatsi wawe yaragufashe aguhingurira guhekera tera haleluya eshanu urakize haleluya haleluya izina ry'Imana ndetse turahana amafaranga 3,000 uri n'umwana turi icyo ufite yego urakoze cunga umutekano w'Imana cunga umushinga wawize nabi ushaka umuntu kwita umushinga amafaranga yose
ntarenze 2022 ibihumbi 2020 usubira urenze ko turi gukuramo nka miliyoni nibura umuntu akatira n'ibishwotogoro kabo umuntu akatira ukoze mu nyungu n'ubundi amarira akavuga naturiya natwo nituba genda nigara amafaranga ntumwereke icyo tugamana igende nta nubwo umuntu yaburamo n'agashira hariya kwa korodini guruka gara amafaranga agajana gutera haleluya reka bakirisitu bavandimwe rero rwose se yagamba nkagajana